Ikaze abakunzi ba Mimenyawe TV, ndabasubije mwese aho muri hose abakunzi ba Mimenyawe TV. Okay, uyu munsi rero nje mbabwira ko mbakumbuye, uyu munsi nje mbabwira ko mbakunda cyane. Uyu munsi ni umunsi wo kuwa mbere tuvuye muri weekend. Nari mbakumbuye, weekend yagenze neza, nta kibazo, meze neza, namwe murabibona. Uyu munsi noneho nje kubabwira ku kintu kijyanye mana we umva mva noneho ndagira ngo mbabwire ku kintu kijyanye no kubura urubyaro. Ariko noneho mbere yo kubivuga ndagira ngo mbabwire, muri ino minsi mfite umuzimu wo gukunda abantu b'amabogare, inshuti mva nyine umutipe w'iboga ruremetse, nyine nawe urayibona, mva ufite taye nyine ya danje nk'iriya ya Bruce Melody cyangwa se basi Mico the best, nyine umutipe nyine nawe urabyumva ukandagira ukumva ko ameze fresh. Ubwo rero uwo mutipe uteye uremetse nka Bruce Melody cyangwa Mico the best, aho muzamubona muzandabure inshuti zanjye, umva ibihembo ibihembo ku muntu uzamumbonera birateganyijwe. Ako kari agatangazo kanyizaho rero inshuti zanjye. Nje ku kibazo kijyanye no kubura urubyaro. Muri ino minsi ingo ziri gusenyuka kubera kubura urubyaro, ariko ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye, ntabwo kubura urubyaro bituruka ku mugore, ntabwo kubura urubyaro bituruka ku mugabo, ahubwo kubura urubyaro ni ikintu mwicaraho nk'umuryango mukaganira, mukamenya ikibazo kiri, mukiyambaza dogiteri akabasuzuma, akabafasha, akababwira uko ibintu bimeze. Ariko wowe mugabo urabona umugore niba amaze umwaka umwe atabyaye, niba amaze imyaka 2-3, ukumva nyine yaciye nk'amabere, ugacika ibikuba, ukagira ute, ugasara ukisereranga, kandi nyamara ntabwo ari wo mwanzuro inshuti yanjye. Iyo ugiye ni ukuvuga ngo niba ushatse umugore muzabana akaramata, mu bibi no mu byiza ni ukubana akaramata. Kuki mu bibi bigera ukamutererana ukumva ko ese uragira ngo iyo ndayitere? Ni ukuvuga ngo inshuti zanjye tujye twubaka ingo dufite gahunda. Wowe uragira imyaka 22 ukumva ko ushoboye urugo, urabona amafaranga 500 ukumva ko wakubaka urugo, urajya gushuka umwana w'abandi ukamukura mu rugo iwabo aho yarabayeho neza, ukajya kumushaka, yamara umwaka umwe biratabyaye, ukamutera hejuru, ukamuzunguza, ukamuzengereza, kandi ntabwo ariko byakagenze. Icara umuganirize, mukoresha abaganga, mumenye ikibazo kiri, kandi niyo mutabyara rega, ntabwo kutabyara bisobanura gusenya ingo burundu. Ni kuri Mimenyawe TV rero, umugabo ashobora kuba ari utabyara, umugore ashobora kuba ari utabyara, ariko muba mugomba kwihanganirana muri byose, kubera ko muba mwabanye mukundanye. Ikibazo cyo kutabyara gikomeze kuba ikibazo gikomeye cyane mu bagabo bari hanze aha. Umugabo ari kumva ko umugore ari utabyara byanze bikunze, akajya mu gasozi, akajya gusambana hirya no hino, akaba yateza n'indwara nyine mu rugo ari guhiga umwana. Hari igihe uzagenda uzi ko ugiye guhiga umwana ugahiga kabutindi, ugasanga n'umugore wawe uramwangije, ugasanga umuryango wawe uwishe nabi, kandi wanakiyambaza mu bigo by'imfubyi haba harimo abana badafite kivurira, haba harimo abana badafite imiryango. Inshuti yanjye, ufite kwegera umwana ukamufasha, ukamurera, ukamuzamura, n'Imana ikabiguheramo n'umugisha. Ikintu kijyanye n'abagabo babeshyera abagore babo ngo bagiye muri onapo, niyo mpamvu batabyara. Kujya muri onapo ntibisobanura kutabyara. Kujya muri onapo ntabwo ifungura urubyaro burundu, onapo ifungura urubyaro mu gihe wowe wumva ko utari wakenera kubyara. Ariko wisenya urugo witwaje onapo, ngo ujye kubeshya ngo onapo ngo yatumye ngo umugore wanjye ngo yabaye inda ya kera, ngo umura waranyereye, ngo umugore wanjye ngo yagiye muri onapo, ngo niyo mpamvu atabyara. Waboneza urubyaro udafite? Mugabo nawe ni ukuri, abagabo sorry mumbabarire, ntabwo ari ukubizimbaho cyane, gusa hari amakuru atandukanye mba nagiye numva atari meza, kandi bitakabayeho muri kino gihe tugomba gufashanya nyine.
mugabo wowe ufite umugore utabyara byihanganire umenye ko ari ikibazo wahuye nacyo kandi ugomba kwakira umusigasire hamwe no gusenga umusindagize mu bibazo mufite musindagizanye mukundane mwubahane nk'uko byahoze mva mukundane ubwo murusheho mufatanye mu bibazo mwese mukomezanye Imana ijya ihindura amateka. Ni kuri Miminyawe TV rero hagataho narimba kumbuye hagataho narimba kumbuye maze iminsi ntakora ibiganiro maze iminsi ntaboneka ariko uyu munsi nyine nabonetse kugira ngo ubashe kuba naganira namwe uyu munsi nabonetse kabisa. Ku bantu nyine bashyashya nabasaba gukora subscribe like na share ni kuri Miminyawe TV. Uyu munsi numvaga ikintu mfite kubabwiraho ari icyo ngicyo kubera hari ingo zigera muri 4 ejo namaze kumenya ko zatandukanijwe n'icyo kibazo cyo kutabyara. Ikibazo nanone cyo gucana inyuma ku bagore nayo kugenda ntakivuzeho. Ikibazo cyo gucana inyuma ku bagore, abagore bari guca abagabo babo inyuma bitwaje ubukene, abagore bari guca abagabo babo inyuma bitwaje amafaranga. Ndagira ngo nkubwire ngo wa mugore we aho uri uzi neza ko uca inyuma umugabo wawe. Amafaranga arashira ariko igihemu ntigishira. Ugomba kubana n'umugabo wawe mukize mukennye mugafatanya kubaka ubuzima, ariko guca inyuma y'umugabo wawe ngo ukurikiye amafaranga ntabwo ari byo pe, ntabwo ari inama nzima nakugira. Ugomba kubaka urugo ugatuza ukamenya ko washatse, ukubaha umugabo wawe ukamwubahisha no ku musozi utuyeho. Iyo ugiye gusambana mu gasozi ukazana amafaranga, umugabo wawe ntabwo bimushimisha habe namba. Ukaritsiye utuyemo ntabwo ubutanga uburere bwiza, umwana ufite mu rugo ntabwo azakurana uburere bwiza. Ndagira ngo mugire kwiyubaha mu ngo zanyu, mugire gukundana, mugire kudahemukirana, kudacana inyuma. Mbese abagore namwe ako kageso, niba ushakanye n'umugabo ufite imodoka akayigurisha uba wumva nyine byacitse byayobye. Abagore mukunda amaraha, mukunda ibigezweho, umva nyine namwe turiyizi nyine mumbabarire cyane nyine kari akantu kanyuzemo. Ariko ndagira mbabwira ngo urugo rwubakwa n'abantu babiri. Ibintu by'amabwire, ibintu byo gucana inyuma, ibintu byo kubura urubyaro mugasara mukisereranga, ndagira mbabwira ngo ntabwo bigezweho habe namba. Kari akanama mvuga nkwiye gutanga. Ni kuri Miminyawe TV, tuzasubira ubutaha nakagaruka. Bye bye, ciao ciao.